gutya hano mpagaze ku maguru yanjye abiri ni muri Kongo. Kuna bunyanyasi tena kama zamani. Haya tukamata kitu. Ndio. Maana tunaishi tu nao hakuna problem. Okay. Ni muri Kongo tuvuye mu Rwanda. Nta muntu numwe ugeze icyo atubaza kandi kera ntabwo ibintu byari kubaho ngo bishoboke ukanageze kugura muri Kongo nta musirikare wo mu FARDC uje kukureba. Bino bintu ntabwo byari kubaho ni waba kino kibabi cy'umwumbati ni igikongomani nifashe. Kera ko iyo umuntu yabaga ari nko kuvuga Ikinyarwanda ari hano ko bitorohaga ko mukanyine ngo ukaza uvuga Ikinyarwanda ati uyu ni umunyarwanda subizi M23 yahafata. Ibyo bya kera nyine byararangiye. None se ubwo babagaho gute wowe uvuga Ikinyarwanda noneho muri bo nyine abanyarwanda benshi bashatse no benshi cyane umuntu empire umuntu empire. Hello my people, nanone nitwa Bolingo Bumuntu nk'ubusanzwe. Iyi ni Bumuntu Empire. Turi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Niba ureba muri background hano hose ubona hano hose ubasha kubonesha amaso ni muri Kongo. Turi muri territoire ya Kalehe, na agace nako kari kugenzurwa na M23. Rero twazamutse cyane, turi mu mazi, turi ku mupaka ariko twanawurenze ubu ngubu. Ndi kumwe n'umuvandimwe Ibra Katengula aturiye uno mupaka wewe ndarahazi buri munsi akora ingendo ajyayo abona byinshi nyine bibera hano ku mupaka. Big man Ibra dusuhuze papa. Mezute Bolingo. Meze sawa bro wanje. Mandi makuru. Mandi makuru nayo ni sawa. Sawa ni giza cyane kabisa. Ibra ndagushimiye. Urabona cya kiganiro cy'ubutaha batwerekera ukuntu baroba wa mutego. Naragishimye n'abantu bagiye bambwira ati ni sawa Ibra ni sawa. Niyo mpamvu rero nongeye kugukenera. Wumvishe ubusabe bwanjye ndabishima cyane. N'umunsi naje mu ntembereze muri Kongo. Tubwire ko bimeze hano. Ese mubanye mute n'abakongomani barabangama urumva ya mico yabo se doke nicyo kintu nje ngo utubwireho. Okay, kugira ngo bize kuryoha cyane. Yego Ibra. Ndahera ku buzima bw'imibanire yacu n'abakongomani twebwe turi mu mupaka hano. Yego. Uhuza igihugu cy'u Rwanda na Kongo. Ubusanzwe abakongomani twari tubanye neza, turaho pe nta kibazo. Yego. Sibyo ko yenda twebwe hano mu Rwanda iwacu na amahoro nk'uko bisanzwe nyira ngo urabizi. Yego na amahoro. Ariko hano muri Kongo twebwe iyo tugiye kwahira hano iwabo ntabwo bipfa kutworohera kabisa. Abakongomani ubona bafitemo wa mutima utari mwiza nyine ko twebwe kavukira yacu gakondo yacu twiba ari byiza cyane. Ariko baraza hano iwacu bagahagenda nabonye n'uwa inzoga arasinda byondo rwose bakanywa. Ndetse byaba ngombwa bafiteho n'inshuti zikabaherekeza bakongera bagataha iwabo amahoro, bashaka bakanarara uko twebwe umutekano ni wose. Yego. Hanyuma rero twebwe iyo tugiye nk'iwabo dukeneye nk'akantu tukajya kukarebayo. Yenda hari igihe nyine bapfa nk'isoni muri iyi minsi y'iki gihe turimo ukabona, ariko nabwo n'ubundi bari mu akantu ko gushakisha uburyo basa n'abashaka gukwambura, ariko bakabona bitari gushaka kuvamo n'ubundi. Ibra abakongomani bahereye kera kuko Ibra usa n'ubwira abantu bakurikiye Bumuntu Empire kano gace gutya ugenda utubwira uti hano hitwa gutya kuko nge niba mbonesha amaso Kavumu iri hakurya iriya haruguru ahangaha hirya, ndetse na za Bukavu ubwo n'iriya naho Uvira ubwo ni imbere. Hano reka dusa n'ababwira ku bantu nka tuno duce gutya territoire yo ni Kalehe nyine. Urabona iki kirwa turiho hano haruguru mu mazi ikiba cyita kwibinja ni kwibinja niko bahita. Kuvuga ngo hariya niho bita ku Gishuba. Mbere M23 itarigarurira ahangaha hari niho habaga abasirikare hariya kw'iryo shinga, ariko ndabagihaba ubu abantu barahagenda nta kibazo. Yego. Hano rero niho bita Munyamukandagwe. Hano Munyamukandagwe ariko ni Kongo yose. Hanyuma rero waza gutya ukaba ugeze hano erekeza ati hano aho bita Imarira. Hano ni Imarira. Niko bita ku gasozi kaho ngaho. Ako wagera naho hari hakanditse nk'abasirikare. Kuri ako gasozi barahabaga haruguru mu iryo shamba, usibye ko nyine nta umutekano warabonetse gihari. Barabirukankanye. Ririya shinga naryo ureba hirya ryerekera mu Birava niyo bita Igahumba. Yego. Hanyuma iyo urenze aho ngaho uba wambutse aho bita Ibushi.
uzamukuze za Kavumu yo ruguru. Kavumu iri ruguru iriya Kavumu iri ruguru aho ngaho ureba ibicu yo hirya. Okay bro, wavanga kwibinja n'amaguru ukagera wowe nyine Ibra nk'umunyarwanda ukagera Kavumu. None tubwire ati kera ukuntu byari bimeze no utubwire ugereranye n'umunsi wa none. Nyine Kavumu urabona Kavumu abantu bajyaga bava hano iwacu bakajya guhahirayo bakoresheje akato. Yego. No kuvuga ngo bageraga hakurya hariya bagafata akamodoka kakabagezaho bagaha ibyo kurya nyine bakagaruka hano nta kibazo. Ariko ubu ngubu mu iyi minsi sinamenya ntabwo namenya gahunda ziri ukuntu bimeze kabisa. Okay, ntabwo namenya gahunda ukuntu zimeze. Ibra, M23 ikimara gufata hano hantu bari basirikare babaga kuri iriya shinga hariya ku Gishuba, aho tubwiye ubu ngubu baba bakihabase cyangwa bahise bajya gukorera M23 wenda. Wambaza aho bagiye sinamenye kuko nayo M23 nayo sinyibonaho pe ntayo mbona numva ngo irahagira nyine ariko sindayibonaho kabisa. Ntayibonaho. Bivuze ko nta musirikare ubanza kibakurikirwa. Nta musirikare uri kwikirwa kabisa abantu. Ngo n'abaturage gusa. Abaturage bigenga nta kibazo kabisa. Ibra rero babambwiye amakuru ati kera iyo umuntu yimukaga hano avuye iwacu mu Rwanda hariya, iyo umuntu yomukaga gutya ajya kuri kino kirwa ngo ntabwo ari gutambuka inzu ya mbere n'inzu ya kabiri hatagize ibyangombwa byinshi bakwaka. Urabona habaga ubugabo bitaga ngo ni ba DGM, ni ubusivili ariko buri muri leta ya Kongo nyine. Hanyuma rero kubera bya bindi byabo by'imibereho idafatise, imyifatire mike cyane nta kinyabupfura, niho bashaka kwambura abantu nyine, ariko ubundi nta birenze cyane pe. Nta birenze byari bihari. Ahangaha twahegereye cyane buriya nta kibazo se. Nta kibazo kabisa, ahantu n'umutekano rega twebwe turahagenda nk'uko bisanzwe. Hano ni muri Kongo. Aha ni muri Kongo turi n'aba bose ureba n'abakongomani bavuye guhahira iwacu nta kibazo kabisa. Ibra ngifite ubwoba man. Ndugira ubwoba. Urabona naha wahajya kuganiriza abaturage nta kibazo cyaba kirimo kabisa ukagaruka hariya ndari. Ibra ngifite ubwoba bwo kujya muri Kongo. Ubwoba ufite n'ubwo busa ahubwo katugwe driver atwerekeza hano turebe ko twabona abo tuvugana na bana. Driver hiro kushuma. Ibra we. Yo. Man, serious nifite ubwoba. Nta muntu wakubangamira hano ahantu n'umutekano. Urabona nkuriya muntu uri muri kariya kato tureba hakurya iriya. Uri yavuye kwahira ubwatsi bw'inka hano muri Kongo. Urabona kagiye hano iwacu. Yagiye iwacu yerekeje iwacu. Ni umutekano kabisa nta muntu n'umwe wakubangamira uhari. Ibra rero nje ntabwo bino bintu nari mbyiteze ko wakerekeza ubwato gutya muri Kongo bro. Werekeza ubwato gutya muri Kongo wegere zino nkombe, urabona twarenze urubibi pe. Twarenze urubibi hano bakurikiye Bumuntu Empire. Hano turi ano mazi mfasheho. Aya ni amazi yo muri Kongo pe. Reka nayo akarebeho. Aya ni amazi yo muri Kongo dufasheho. Kuko ayacu twayasize hari ahantu bagabanira nyine nuko wenda nta rukuta rurimo, ariko hari ahantu bagabanira nyine urazamuka ukagereranya ukavuga uti gutya ntangiye kugira ute gutandukira. Ubundi Ibra ko nta rukuta rurimo, mano basirikare ntibajyaga bajya kubangamira abanyarwanda baturiye hano hepfo. Nyine mbere abasirikari abo ba FARDC bagenzuraga bino bicureba. Mbere urabona abarobyi baroba ya mitego naberetse byo bundi hano. Hari igihe twarobaga noneho wazamuka ukarenga amazi yanyu kandi uri bujye gukururira iwacu iriya. Hanyuma rero abasirikare bakaza bakagufata. Noneho bakakuzana hano muri Kongo. Ubu rero iyi saha wavari iwacu ukaza ukarobana hano ukagaruka nta kibazo. Hano muri Kongo gaharoba. Aha ngaha muri Kongo. Murema dutsike muri Kongo maze ntembere muri Kongo. Ngira abantu gutya tujye muri Kongo bro. Abaturage bari hari. Ubu twazamuka mu cyo giturage tukavuga n'abantu nta kibazo. Byakunda mwana Ibra. Nta kibazo na kimwe twebwe urabona niba baduye ikiganiro sinzi ariko ni ikiganiro nyine. None se kubu ngubu ureba gutya ahangaha ni umutekano, abaturage nibo bari gukontorora ahangaha kandi abenshi turaziranye. Bamwe ubu ngubu bari iwacu bari kwinywera ku mayoga ndetse bakanitembera uko bashaka. Yego. Ibra reka cameraman driver twongereyo turebe niba hano hantu twahatsika.
ahantu nta kibazo tukabasha kuba twavuga uti gutya ndi muri Kongo, ikiganiro gikoreye muri Kongo noneho twomotse fresh. ubwo waba urinde baragufataga nta byo kureba ku masano mufite, nta byo kureba isano kabisa, niko bari babayeho. Ariko gutya ndakeka barazi batereramo gahoro, nta kibazo gihari habe nabo. Ubu ngubu twerekeje abasirikare bakabaye batugezeho ari nka kera. Isaha bari kuba baje gutega akato barebe tugiye hehe, ntabwo banabufata ubwo bagufatane n'ubwato butarimo ikintu kuko nguko bakabukwambura. Bibaze niba bazi ibyo gukoresha ubwato bikakuyobera. Niko bari babayeho icyo gihe rero. Abantu bakurikiye Bumuntu Empire gutya hano twerekeje gutya hano tugiye gutsika, niba muri kuhabona muri background hano gutya nanashyira y'amazi wenda mukareba, ni muri Kongo muri territoire ya Kalehe. Tugiye gutsikaho neza ku mazi ku nkengero zaho. Ni ibintu bitajyaga bipfa gukunda ko wahatsika akato cyangwa se ubwato bunini, cyangwa se niyo wazagwa. Hari n'abaturage begereye hano baturiye hano bajya kwivuriza hano muri Kongo, wenda bitewe nuko ariho hari habegereye. Niba buzanye umurwayi hano hantu ntabwo wari guhatsika gutya ngo bishoboke. Abasirikare nk'igihumbi batari bamanuka ati umunyarwanda ageze ute, umunyarwanda atsitse muri Kongo. Rero hano turi kwerekeza ubwato ni muri Kongo, ni territoire ya Kalehe. Bari mwatubwiye ati ni ikirwa cyitwa Binja. Wenda hano aho twerekeje ntabwo nahamenye izina neza, wenda izina ry'agace, ariko turi muri territoire ya Kalehe gutya. Ni ibizina biba bivugitse mu mazina y'iwabo. Hano bahita Kugarale. Niko bahita. Tugiye gutsika Kugarale turebe ibyari Ibra. Nta hantu utazajya uzantembereza no Kongo yose. Nagutembereza ko nzi nta kibazo. Yose Ibra. Gutya byashoboka ko umuntu yajya Kavumo. Simbizi kabisa muri iyi minsi, nta makuru yiyongeyeho nawe. Kavumo byaba binarenze pe. Abantu bakurikiye Bumuntu Empire, reka basi tubanze turebe hano, reka dutsike ikintu kitigeze kiba mu mateka, ko watika akato gutya nta musirikare mu FARDC uri gukureba cyangwa se nyine uje kugufata. Reka rero dutsikeho kino kiganiro twomake turebe ibyari byo, turebe niba nta muntu uri butubangamire. Ndacyari kumwe na Ibra, yayi ni Bumuntu Empire. Ibra reka dutsike kabisa. Kadutsitse hano ni hose, ni muri gutya ni muri Kongo. Ibra iyi niyo aya mabuye atenze gutya. Ngaho ureba gutya mbere hari isoko, sibyo ko amazi yaritwaye nyine byarahirimye. Bivuze ko bahacururizaga ibitoki, tukava hano iwacu tukaza kubigura, ariko imisoro ari danje. Kibaze nyine ukuntu twabigenza ntitubimenya, ariko ubu ngubu nibo basigaye bahahira iwacu. Bantu bakurikiye Bumuntu Empire hano gutya naho mukanamaguru nkanagire muri Kongo, mvuye mu Rwanda turi gukora ikiganiro, turize dutsika muri Kongo gutya n'amaguru. Imana ishimwe. Ibra kuri twerekire noneho, twerekire kabisa. Ibra gutyo ukanagiye ku butaka bwa Kongo. Ahangaha ni muri Kongo kabisa, nubona tugenda noneho ikindi bo banahinze, baracyahinze. Iyi ni imyaka yo muri Kongo, n'imyumbati n'ibishyimbo byo muri Kongo. Ubu nta muturage waza ngo atubangamire Ibra, ahubwo bibaye ngombwa n'uriya mukecuru wamuhamagara tukamuganira. Hello my people bakurikiye Bumuntu Empire gutya hano mpagaze ku maguru yanjye abiri, ni muri Kongo. Tuvuye mu Rwanda, nta muntu n'umwe ugize icyo atubaza, kandi kera ntabwo bino bintu byari kubaho ngo bishoboke ukanageze kuguru muri Kongo nta musirikare wo mu FARDC uje kukureba. Bino bintu ntabwo byari kubaho niyo wabaga uje kwivuza. Umutangabuhamya wanjye ni Ibra turi kumwe nawe, tuvanye mu Rwanda twambutse ikiyaga cya Kivu, duhise tuza muri Kongo hano mpagaze. N'iyi myaka mfasheho gutya, ino myaka kino kibabi cy'umwumbati ni igikongomani nyifashe. Ibra nawe utazantwara. Ibra ndemeye hakurambagije hose, ariko tugende tutemera n'umukecuru hatumuganirize. Reka turebe tugende. Nta kibazo, ndategeko cyo turukate ko ntategeko riba ribihana gutya. Avugana nawe tundariwe gutyo gwari kubagara imyaka. Reka turebe niba hari muri ikiganiro. Ndio ndanahatinya, ariko uko bimeze ubu
Uko ariko nta kibazo nta mbogamizi habe ngende guhatinya ubwo bwanyishe ni ukuri kw'Imana ubwo bwanyishe nta mbogamizi Bwari ubwa urabona mbere. iminota tumaze kera ntabwo wari ese kuyimara n'ubwato aho tubutaye turi busange bagize nta muntu babukora. wabukoraho n'umwe aha niho bita kwibinja hano ni kwibinja pe kwibinja hapa ni binja mao miazi kumuvugisha go lihwanje rwasule binja komere ahubwo namera vugisira Rwanda siraho kamera tubaze mu mama kuri umwana nasema fata mikoro duhe ikiganiro pe fata mikoro nta kibazo turi abanyamakuru nta kibazo ni ukukubaza uko nyine hano kwibinja bimeze urabona twe tuvuye ku nkombo sibyo tuvuye ku nkombo ariko tuvuga ati reka tubanze dutembere kwibinja kuko kera ntabwo umuntu yari komoka hano subizi mama ahubwo se kuzi ikinyarwanda ndi umunyarwanda shyiraho mikoro yegereza mikoro ntawe uri umunyarwanda ndi umunyarwanda uretse ko nshatse ushatse nangaha ma uhamaze nk'igihe kingana iki iminsi myinshi da iminsi myinshi ma none se wenda mbabaye kuba ndi kukubaza ntabwo wari ubiteguye kera ko iyo umuntu yabaga ari nko kuvuga ikinyarwanda ari hano ko bitorohaga komoka nyine ngo ukaza uvuga ikinyarwanda ati uyu ni umunyarwanda subizi M23 itari yahafata ibyo bya kera nyine byararangiye none se ubwo wabagaho gute wowe uvuga ikinyarwanda noneho muri bo nyine abanyarwanda benshi bashatse ino benshi cyane bashatse ino nta n'ikibazo babagiraho yego ngize amahirwe nsanze umama wanjye uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ubundi hano duhagaze bavuga ururimi rw'amahavu ni amashi cyangwa se n'ababyita amahavu ariko tugeze amahirwe mu gutembera kwacu tuvuye mu Rwanda kugera muri Congo dusanze umumama wacu uri kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda niyo mpamvu ananyemereye ko tumubaza mama noneho ntabwo ari byinshi tukubaza ukomeze imirimo yawe twe turagumye dutembere tugereranyirize kera ku M23 itari yahafata itari yahigarurira n'ubu ngubu M23 yari yarahigaruriye hari umumama umaze kutuganirira noneho tugiye gukomeza ibura twerekera tuno duce buragenda utubwira utu duce ukuntu bimeze aho twerekeje ubwato tubwire ngo hitwa gute ahangaha ubwato bwerekeje niho bita Ikamadugu ubwo iri shinga ureba hano nahereye nguvuga ko hariya bahita ku Gishuba hano ni Kamadugu aha niho bita Munyamukandagwe muri uyu mubande hano niho bita ku Gatare umubande hano hari inzu muri uyu mubande ureba hari mu inzu niho bita Munyamukandagwe ahangaha bura tugende kabisa gusa n'aberekezayo nakunze ukuntu nyine umutekano uri hano hano wakurikiye Bumuntu Empire nta munsi n'umwe wari kunyura hano ngo bishoboke hano turi kunyura hano mu mazi ya Congo renze amazi y'u Rwanda kuko reka mberetse mu Rwanda ni hariya brose rero nduna ntari reka mberetse mu Rwanda naha rero ukuntu byegeranye hano ntuze kamera ni mu Rwanda aha ni mu Rwanda hano ntuze kamera ni mu Rwanda noneho urebe ukuntu nzengurutse gutya hari utangiye kureba ni muri Congo ntabwo ndi kukubwira hano mbere niho twavomeraga amazi yo kunywa tutarabona amazi mu Rwanda hano kunywa amazi ataratugeraho amashanyarazi ataraza bavomaga amazi hano muri uyu mubande hano umubande wo kunywa twajya kwa amazi byashoboka ubu aracyahaba usibye ko mbaheruka nyine hasa barabuze uburyo nyine bayatunganya neza igihuru kinyura hejuru ya robine kinyura y'amazi ubu rero nta nubwo tukiyakoresha twebwe dusigaye dukoresha y'umuriro y'iwacu twajya kureba amazi mwakoreshaga sukura ari aho hepfo mu uyu mubande akwibura njye banafite n'ubwoba mani hano haboro ntabwo uri guhajya nta muntu namwe ndakeka nakweretse n'umukecuru uri mu murima umukecuru yatuganirije ushatse wanazamuka ukajya aho ushaka yose ni Congo pe gutya ni Congo bro
gutya ni Kongo, gutya iyi yose ni Kongo, ureba gutya ni Kongo. Buri kusubwo twagera kuri aya mazi si kurera amazi hafi ushatse twagerayo, ushatse twagarukira ahangaha byose nta kibazo kirimo kujyayo. Hari na sister wanjye wo mu muryango utuye aha Merance, kwa Merance ni ahangaha. Iyi nzu y'amabati ureba niho mu rugo iwe ku isaha sinzi niba batagiye guhaha mu isoko ry'iwacu kwe. Bagiye guhaha ku isoko ry'iwacu kwe. Bishoboke ko tugiye kumanuka wowe Ibra, tugiye kumanuka ahangaha mwavomaga amazi yo kunywa kera. Aho hepfo hari robine. Hari robine. Turebe niba amazi agihaba, turebe ukuntu bimeze. Kirimo reka tugende kabisa. Ndetse n'igihe wanahasanga abantu ukabaganiriza kuko abenshi tuba tuziranye, nta mpamvu n'imwe rero bataguha ikiganiro ugishaka. Reka tujye. Ibra mushuti wanjye ntahantu utazangeza. Ndahagutembereza mu gihe Kalehe yose urayintembereje. Ikindi ndayewana tuzajya na ruguru. Ibra tuzajya ruguru turebe ukuntu bimeze. Banyogosenge bariyo, Mukaka bariyo, abavandimwe bashatse. Twazahagutembereza kabisa. Kanze twongeye twicaranire. Twongere twicare noneho ahantu tugiye. Ibra yatubwiye ati hano muri Nyamukandagwe, hano mu Kabande tugiye kugeraho niho hantu habaga amazi twakoreshaga. Urumva bavaga mu Rwanda bakaza kuvoma amazi hano muri Kongo. Rero ubwo tugiye kureba niba amazi agihari, kuko twe mu Rwanda bazanye amazi, kuko aho impamvu bazaga kuvoma amazi hano muri Kongo yatubwiye ati twe ni ku kirwa nta muriro twari twakabona. Ni ibirwa bibiri byegeranye, ubwo ngo cyo mu Rwanda nicyo muri Kongo. Rero nta muriro bari bakabona, niyo mpamvu bazaga kuvoma amazi hehe hano muri Kongo kera. Reka tujye kureba niba amazi agihaba n'ukuntu bimeze, wenda twabona abandi bantu tuganira. Gusa nyine mba mfite n'akantu ko bwoba, usibye ko ndi kumwe na Ibra uhamenyereye nta kibazo. Ubwo yambwiye ati nta kibazo, mwabonye ko na mama yatubwiye ati nta kibazo, tumusanze mu murimo. Reka dukomeze turebe ukuntu ayo mazi yaba kuba bimeze. Ibra wacu, Ibra Katengula, Ibra big man, Ibra gusa ni urugendo rurerure, harimo akagendo ariko turi bugakore tu. Ibra yo agiye gutwereka gutya twongeye kugera ku butaka bwa Kongo. Ibra agiye gutwereka y'amazi bavomagaho mu Rwanda aho bari batuye batari babona amazi. Ibra ajya imbere tugende. Ibra rero agiye gutwereka ahantu bageraga, ahantu bavomaga amazi icyo gihe amazi atari yaza hariya ku Nkombo aho bari batuye. Tugiye kureba niba amazi agihaba. Turacyari muri Kongo, tugende turebe ibyo ari byo. Ibra tujye imbere tugende. Guherekera kabisa. Twerekere niho bavomaga amazi. Reka inzira ishobora kuba iri hano imbere, hano gutya. Inzira iri hano imbere. Boro ni sawa Ibra kabisa. Tugende turebe ayo mazi mwakoreshaga, tunabamweho turebe ibyo. Iyo ngomba gutembereza mpaka nguherekeye igihugu cyose. Jambo nashina sawa kabisa. Tuko tunajitembeza, tuko tunafilme tu vyetu. Sawa basi. Okay. Tugende tumwe ku mazi tujye twagaruka, komeze utwacu turimo. Turanywaho n'igishaka tuniganiriza bari ababyeyi bari hariya. Reka tugende twumve niba baduha ikiganiro. Tunabwire rero abantu bakurikiye Bumuntu Empire, hano turi muri Kongo bro. Byari bigoye ko nanubu ndi kuvuga gake njyewe sindiyakira. Byari bigoye ko wahanyura, wagenda nyine ukagenda uko ushaka kumva wisanzuye. Ukeye gute nta muntu uraguhagarika bro. N'umuturage wenyine yaraguhagarikaga, akaba yakubwira ati ibintu urimo ntabwo tubizi cyangwa se uvuye hehe. Akaza nyine nk'umuturage uzanye nk'ikaye, urupapuro, ikaye ubona afite n'ikaramu ku mufuka. Icyo gihe iyo umubona Ibra tubwire kuri iyo nkuru. Inkuru ibyaha ni birebire ariko gusa byaraje bihindukamo gakeya. Urabona turi kwigendera, nta muntu uri kunkora mu jisho, ntawe mu mahoteli ari uruguriro hirya nubishe n'akanisa bari gusengera aho bari gucuranga, byose ntari kabisa. Ibintu nta kibazo biba bifite habe na gato.
ubona ko bagihinga muri metero bo bahinga muri metero 50 nta kibazo mbona kibaye kabisa bahinga baze gusigasira ibidukikije ni metero 50 bo baracyahinga muri wo kumenji mwakanamenye komere munye aya niyo mazi mwakoreshaga kera aya niyo mazi twakoreshaga kera turabona amazi y'umuriro urabona ukuntu haba nerekana amazi bayibura bakoreshaga kera nyine ngo babashe no kugira ukuntu kamaze namwe wenda nibyo bari kuvoma hari abantu benshi bari kuvoma ariko aya niyo mazi bayibura bakoreshaga kera bigishigerero ntondaga ibura niyo mazi mwakoreshaga bazaga minjigana nuna wene nese wanyu aya mazi bakoreshaga pe waganyere ko ibura niyo mazi mwakoreshaga amazi naya kabisa nabona ko n'abantu bari kuvoma ari benshi cyane urabona hariho abantu bari kuvoma benshi ibura se nkuko mbona ari kuza gake ubwo mwavanagaho amazi ariko nyine no gutegereza urabona amazi ava mu gitaka ntabwo ari nk'amwe yacu y'umuriro ava mu gitaka ko wenda dusanze akavuyo ariko nta ribi hano ni muri Kongo akavuyo ntikabura yaba twatubonye umuturage waho tukamuvugisha nubwo yavuga amashinge nagasobanura bayibura bakoreshaga kera batari babona amazi niho twasuye ubu ngubu tugiye kunywaho twongere dusubire ibura tumwe ku mazi twongere twisubirire reka tumwe ku mazi bayibura bakoreshaga kera mbere yuko noneho tugaruka muri gahunda zacu turacyari muri Kongo turi muri Trottoir ya Kalehe Sheferi Buhavu niko bambwiye hitwa Buhavu niho turi gutya reka tumwe ku mazi dukomeze ibyo turimo amazi ngiye kunywa niyo bayibura bakoreshaga kera nta kibazo nuko mwe ku mazi yo muri Kongo amazi ntari imperutse nta kibazo rwose ibura nawe reka ngufate umwe ku mazi ya brother tuvuye kumwe ku mazi twakoreshaga kera gutya turacyari muri Kongo bro bareka nkwereke inyubako zaho bo baracyenga no muri metero 50 imyaka ni y'imyumbati nta kintu wapfa kuza ubabwira muri metero zabo 50 bro ewana turacyari muri Congo, we still traveling in DRC Congo. Yeah, I find people good, I find everybody, yeah, but they fear people cause you see they cannot share with you any documentary. Rero nkuko mubibona nongeye guhura n'abapapa banje twaba tukiri muri Congo mpuye nabo ndakeka bavuye gusenga gusa nta kinyarwanda bazi bagiye kubitubwira mu mahavu tuzabishyira mu kinyarwanda nta kibazo. Bambiye kwanza mu Swahili kizito. Swahili ni sawa kuzidia mashi. Nabyo naniuliza. Ba tipe gisi walifika mu Kongo. Ndio. Hawana probleme na shi. Ndio. Hawatukamate kitu. Ndio. Hawafeke chochote. Ndio. Na ndio maana tunaishi tu nabo. Donge hatuna shida nabo. Hamuna shida nabo. Hatuna shida. Hakuna bunyanyasi tena kama zamani. Hawaya tukamata kitu. Ndio. Maana tunaishi tu nabo hakuna problem. Okay. Sasa kunani ya autorite. Huku kulikuwa ba DGM, huku kulikuwa ba chef de quartier, ba nani. Bangaliki tu. Huku kulikuwa ba DGM na ba Martime. Ndio. Wote hakuna mtu. Hakuna mtu hivi. Hakuna. Mako mabiro vyote donge mabiro zinafungiwa. Muko libre. Ndio. Nani mwenye anakamata madecision kwanza? Madecision ziko kwa chef de localité. Chef de localité angaliki. Wala bashatia tu mwingine. Hapana, ule tu mwangaliki mwalikuwa na njoo mwangali. Okay. Wa zamani njoo angali. Okay. Maki hakuna shida tu M23. Hakuna. Okay. Abyumva tugeti nta kibazo kuva bafata hano kano gace nta kibazo ntabwo babiba nta umutekano ni sawa. Yellow mapipa rero tukaba tuvuye muri Kongo nkuko mubibona turi gutaha dusubira iwacu mu Rwanda twaganije abakongomani twarebye ukuntu umutekano wifashe muri ino minsi nyuma yuko hari mu maboko ya M23 twarebye amazi abo mu Rwanda bajya kuvomaho kera twasanze amazi akiza na amazi ava mu gitaka ariko n'ubundi ukabona ari amazi nyine afite isuku natwe twananyoyeho ntawe kwibona twanyoye mwabibonye. Rero turi gutaha aho hose rero muri kubona
hari muri Kalehe, teritwari ya Kalehe, sheferi hari ibyitwa amasheferi sizi n'iki, sheferi ya Buhavu, sheferi Buhavu, gusa nyine teritwari nabo ni Kalehe. Donc ni nko kuvuga uti ni nk'akarere akarere kabo bari muri Kalehe. Ubwo ufite ikibazo hano wenda ushaka kugikemuza ugitwara kuri teritwari ya Kalehe, iba nyine za boro hitwa Kalehe Ihusi. Byadusaba amatike menshi kuko urugendo ni rurerure kugera muri Kalehe. Rero ini teritwari ya Kalehe, iyo ukomeje kugenda iriya hirya nk'uko tuzajya tugenda tuhabereka, ugera za Birava ukambuka ruguru niho hari Kavumo, ku kibuga cy'indege mwumvaga ngo Kavumo bafashe. Iyo uvuye za Kavumo umanukira mu Bukavu, uvuye za Bukavu uzamuka boro hitwa Nyangezi ukamanuka Kamanyola noneho niho ujya wafata neza ukerekeza Uvira. Rero nta bushobozi dufite bwo kubajyana Uvira, ariko tuzatubaha amakuru yo ku mupaka hano hafi aho dufite ubushobozi bwo kugera. General Bolingo Bumuntu nari kumwe n'umuvandimwe wanjye Ibra ndetse n'umuvandimwe wanjye witwa Sawa, niwe uri kugira ute, niwe wari twerekeje cyangwa se uri kugashya agenda tugenda dutembera ku kirwa cya Binja muri teritwari ya Kalehe. Ibiganiro byacu nakagaruka, niba koko ukunda Bumuntu Empire, niba ukunda ibintu byo gusura ahantu, aba vlogger cyangwa se blogger, kandi subscribe kugira ngo ibintu bizabashe kuzajya bikugeraho ku bwinshi kandi bikeye bitarimo akavuyo. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.